Turabasuhuje bene data mugire igitondo cyiza. Uyu ni wa mwanya mwiza tugarukamo kwiga ibyigisho byacu buri gitondo nk'uko tubisanganywe. Nanone turi kumwe na mwene data Mugabo Emmanuel. Mugabo Emmanuel niwe tumaranye iki cyumweru turimo kwiga ibi byigisho by'ishuri ryo ku isabato by'abakuze. Uyu munsi rero tukaba turi ku cyigisho cya gatanu cyo kuwa gatanu tariki 26 Nyakanga. Reka rero tubanze ducishe bugufi imitima yacu dusenga Imana. Urakoze data mwiza, tugushimiye neza yawe n'urukundo rwawe biramukanya natwe muri iki gitondo. Tugushimiye kugira neza kwawe kwaturaranye, ubihererwe icyubahiro mubyeyi. Ibi byigisho byiza tugiye kwiga, mubyeyi mwiza, utwoherereza umwuka wera kugira ngo abitwumvishe, maze adutere mu mutima wo kwihana no kwatura, kugira ngo tubashe gutandukana n'icyaha, tubane no gukiranuka n'amahoro bikomoka mu ijuru. Nibyo twifurije umuntu wese urimo gukurikirana ibi byigisho, kugira ngo iyi ntambwe abashe kuyitera, maze yibonera amahoro akomoka ukwihana no kwatura mu izina rya Yesu, amen. Murakoze. Reka rero dusabe Mugabo Emmanuel abanza twibutse icyigisho twize ejo, hanyuma adukomereze n'icyigisho cy'uyu munsi. Ni karibu Emmanuel. Urakoze cyane. Ngira ngo ejo twize ingingo ya 4 yavugaga ngo akaga ko kwitsindishiriza. Yerebye neza yuko iyo tuvuze kuwa 4 tuba tuvuze kuwa 4 w'isabato, tuvuze kuwa 5 tuba tuvuze kuwa 5 w'isabato. Akaga ko kwitsindishiriza rero twasanze neza ko Satani niwe ubikora kugira ngo icyaha twibwire ko cyatuvuyeho kandi kikituriho, kubera ko twabonye neza yuko iyo witsindishirije ntabwo Imana yemera uko kwatura kwawe. Uratura ariko ugatanga n'impamvu zatumye ukora icyaha, ibyo rero ntabwo Imana ibyemera. Niyo mpamvu rero ari akaga gakomeye cyane kwitsindishiriza, kandi twarangije dusaba yuko Imana yabiturinda kugira ngo iduhe umutima wo utitsindishiriza, kwatura uburyo burasa ku ntego kugira ngo tubashe kubabarirwa. Ingingo y'uyu munsi rero kuwa 5 w'isabato iravuga ngo kwatura icyaha ku mugaragaro. Ni gute Pawulo yicishije bugufi akemera icyaha cye atazuyaje? Pawulo yemeye icyaha cye atazuyaje. Reka mumbabarire mwumve iri somo ukuntu rivuga, wumve ni ibintu wowe utatinyuka kuvuga. Nagisomere mu byakozwe n'intumwa 26 umurongo wa 10, ariko dusomere n'uwa 11. Ibyakozwe n'intumwa 26 umurongo waho wa 10 haragira hati: no kubikora nabikoreraga i Yerusalemu, ngashyira abera benshi mu mazu y'imbohe, mpawe ubutware n'abatambyi bakuru, kandi uko babicaga nemeraga ko babica. No mu masinagogi yose nabahanaga kenshi, nkabahata gutuka Yesu, kandi kuko nasazwaga cyane no kubarakarira, nicyo cyanteraga kubarenganiriza mu midugudu y'abanyamahanga. Arakoze cyane. Hano muri ubwo rino somo Pawulo ukuntu yavugaga yitangira we ubuhamya, ariko yari yamaze gukabakabwa nawe n'umwuka w'Imana. Aravuga ati nge nafataga abantu nkabahata gutuka Yesu. Ibyo bintu wajya kubyatura? Ni ikintu gikomeye cyane. Ariko kuko yari yamaze gukabakabwa n'umwuka w'Imana, yabivuze nk'uko byagenze, atiriwe aca kwirya no hino, aho gahita arasa ku ntebe. Ingero zo mu ijambo ry'Imana zigaragaza kwihana nyakuri no kwicisha bugufi zihishura umwuka wo kwatura, aho nta rwitwazo na ruto rutangwa cyangwa kugerageza kwitsindishiriza. Hano tubyumve neza. Abantu benshi ngira nk'uko twabivuze ubwashize, iyo ukoze icyaha uba ukojeje umwana w'Imana isoni, kandi wongeye kumubamba ku mugaragaro. Ariko ntago ugiye kwatura, ntago ari kubivuga. Ariko Pawulo yavuga ati nabahataga abantu gutuka Yesu. Ntago Pawulo yashatse kwihishira, ahubwo yerekanye icyaha cye mu bubi bwacyo bwose, habe no kugerageza koroshya inkomanga yo mu mutima we
ku byo yakoze. Ntiyigeze agerageza kuvuga ngo ibi bintu ni bibi. Oya, yaravuze ati narabahataga kugira ngo kiveho kukivaho. Iyo wakivuze, iyo utakivuze ntabwo kivaho. Niyo mpamvu rero Satani tujye tumwitondera, kubera ko n'umuhanga we atwereka kwitsindishiza kugira ngo ibyaha byacu dukomeze tubyikorere. Ni iki Pawulo yavuze mu rwandiko rwe rwa mbere yandikiye Timoteyo? Reka dusome mwene data, dusomera muri Timoteyo wa mbere igice cya mbere umurongo wa 15. Mu rwandiko rwa mbere rwa Timoteyo ni igice cyaho cya mbere 15 haragira hati: iri jambo ni ryo kwizerwa rikwiye kwemerwa rwose, yuko Kristo Yesu yazanywe mu isi no gukiza abanyabyaha, muri bo ni njyewe imbere. Barakoze cyane rwose. Pawulo muzi ko yari intumwa, ariko akabwiriza abantu avuga ati Yesu yaje gukiza abanyabyaha, ariko muri bo ni njyewe imbere. Muri make nuko ngo mubo yaje gukiza ni njye ufite ibyaha byinshi. Nicyo buriya bishatse kuvuga. Ibaze rero nawe uri kubwiriza abantu ariko ukababwira ko uri umunyabyaha, byari ikibazo gikomeye cyane. Niyo mpamvu rero Pawulo yakoreshaga uburyo bwose kugira ngo ibyaha bye abishyire ku mugaragaro, hanyuma Kristo abashe kubimwikorera. Ntacyo dushobora kwibonamo kitari intege nke gusa. Nta cyiza twabona ko Imana yadushimira. Ku bw'ibyo Satani akatubwira ko turushywa n'ubusa, ko imico yacu idashobora kugira ikiyitunganya. Igihe tugerageza gusanga Imana, umwanzi ajya twongorera ati ntacyo bitumariye gusenga, kandi ati harya si wowe wakoze cya kintu kimwe? Ntiwagomeye Imana kandi ugakiranirwa no ku mutima wawe? Dushobora kubwira umwanzi yuko amaraso ya Yesu Kristo umwana wayo atweza akatumaraho icyaha cyose. Iyi niyo ntsinzi yacu. Igihe Satani atugose akatubwira ko twakoze ibyaha, ntabwo tugomba kubihakana, kuko ababiza dushida ibyo twakoze tuzi natwe. Ahubwo tugomba kumubwira tuti twakoze n'ibindi birenze ibyo, ariko twiringiye umwana w'Imana ko yaviriye, ko yameneye amaraso ku musaraba Karuvari, kandi ayo maraso yari kugira ngo atwezeho ibyo byaha byose twakoze. Wihakana ko utakoze ibyaha, ahubwo byemere kugira ngo ubashe gutsindishirizwa. N'icyo Imana yadusezeraniye nituramuka twatuye ibyaha. Reka dusome mwene data, dusome mu rwa mbere rwa Yohana 1 umurongo waho wa 9. Umurongo waho wa 9 uragira uti: ariko nitwatura ibyaha byacu, niyo yo kwizerwa kandi kiranukira kutubabarira ibyaha byacu no kutwezaho gukiranirwa kose. Arakoze cyane. Iryo ni isezerano dufite. Niyo mpamvu niba Satani aje akakubwira ati wakoze icyaha iki n'igihe uvuga ngo hoya ngo urambeshyera, ahubwo umubwira uti icyo naragikoze, nkora n'ikindi utaruzi, nacyo kivuge n'izina, ariko mfite isezerano yuko n'ibi ngibi Imana izabimbabarira ikabyejesha amaraso y'umwana wayo. Tujye duhora tumwisonga rero, azabidukorera. Umutima uciye bugufi kandi umenetse, wuzuwe no kwihana nyakuri, uzanyurwa kandi wishimira urukundo rw'Imana n'ikiguzi cyatanzwe Karuvari. Buriya Karuvari niho dukirira. Wabyanga wabyemera, wabikunda utabikunda, Karuvari niho hari umuti w'icyaha. Tubyumve kandi rwose nta n'ikigoye kirimo, ni uguhanga amaso Karuvari ku musaraba, buri tukababarirwa. Kandi nk'uko umwana yaturira se umukunda, niko umunyabyaha wihana by'ukuri azajyana ibyaha bye imbere y'Imana, kandi byanditswe ngo nimwatura ibyaha byanyu, niyo yo kwizerwa kandi ikiranukira kutubabarira ibyaha byacu, kandi ikatuzaho gukiranirwa kose. Imana rero idufasha kugira ngo tubashe gusobanukirwa nuko kwatura icyaha ku mugaragaro, kugira ngo tubashe kubabarirwa n'Imana kandi tubashe kwimva imbabazi z'Imana. Ibyo rero n'ubundi niyo ibitubashisha kandi nayo ibidukorera. Reka tuyisabe twicishe bugufi ngo idusohoreze iyo nshingano meze na Barize. Aha haratwereka neza yuko kwatura icyaha ku mugaragaro
ari inshingano y'umuntu wese ukabakabwe n'umwuka w'Imana. Kwihana rero ni impano y'Imana koko. Ni byiza rero yuko umutima wacu ushenjagurwa nuko twahemukiye Umukiza wacu. Umwami wacu w'icyubahiro yashenjaguriwe kugira ngo dukire. Iyo ukoze icyaha bibabaza ab'ijuru bose, bibabaza Umwami Yesu. Ariko nanone iyo cyatuye ugiciye hejuru ucyongeyeho urundi rwitwazo, nanone byongera kubabaza Yesu inshuro ya kabiri. Nimureke rwose turikiraho kwatura icyaha tugiciye hejuru. Niba wakiraniwe, atura icyaha ukivuze mu izina ryacyo, kandi Imana irakubabarira. Ibi rero birasobanuka kandi biragaragara neza yuko kwatura icyaha atari inzira iruhije, ni inzira yoroshye, ariko kuyinyuramo biragoye. Ariko umwuka w'Imana iyo ahari arabigushoroza, akaguteza intambwe yo kwihana no kwatura, ukababarirwa, izina ry'Imana rikagwa ikirume. Murakoze cyane.